ese ujya wibaza ukuntu za katone za Joriji Baneti zikorwa kandi ukoresheje telefone yawe isanzwe? Nkwereke uko bazikora n'ibanga utari uzi na gato. Ibi na mbere banza urebe. Ariko Jori usigaye uza ku ishuri wakererewe ku buryo usigaye mbona ukikanga koko. Erega mwari, erega n'ubundi rakerejwe n'icyapa. Ngo ni icyapa? Ubwo se ni icyapa bwoko ki? Nyine mwari urebye nazindutse, ahubwo nageze imbere hariya y'amashuri mbona icyapa cyanditseho ngo genda gake, imbere hari ishuri. Nuko nanjye ngenda gake. None ngenze ngera aha ngaha nsanga nakererewe. Ubwo se urumva wabindenganyiriza? Ariko mana yanjye koko Jori uri ikigoryi. Abanyeshuri bose natunze muri iki kigo niwe kigoryi cya mbere nagize. Kandi dore n'uyu munsi numvise ngo mu mibare wagize 0. Iyo ni ya mbere. Hari n'indi ya kabiri ikorwa mu bundi buryo butandukanye, dore yo nayo ubu kimeze. Uyu munsi mwiza ibiki sera? Ahubwo papa, wari uzi ko umuntu akomoka ku nguge? Nibyo rwose, kuko wakureba ntiyashidikanya. Gusa hari ikindi kibazo cy'amatsiko twese twakwibaza cyangwa se cyadushishikaza twese mbere y'uko dutangira ibi byose. Ese ni gute izi video twaba twazikora katone twazibyaza umusaruro muri business zacu cyangwa se mu buryo bw'amafaranga cyangwa se izindi nyungu ku ruhande? Ese ibyo bintu waba ushaka kubimenya? Ntugire ikibazo rwose. Wino YouTube channel Love 250 ukore subscribe, reka na YouTube channel nshyashya iyindi bamashe ko bayiba. Koresha iyi ngiyi rero ukore subscribe kandi like kuri iyi video. Hanyuma nkwereke cyo kubwira n'uburyo ushaka kwabyaza zino video umusaruro ndetse n'ikindi kintu wazikoresha mu buryo butandukanye. Si ngombwa ngo ukoreshe imbuga nkoranyambaga. Ugira ikibazo wishyura ibanga muri ino video. Ubona gusa ko wakora subscribe ugakanda like kuri iyi video kugira ngo iyi ngiyi atari video ya nyuma urebe kuri ino channel. YouTube channel izajya kunyuzaho ibiganiro byose by'ikoranabuhanga, utuntu tw'ubwenge twose, ibyo wakenera muri telefone ndetse n'ibindi byakugira umumaro muri rusange, computer tips ndetse n'ibindi byose by'ikoranabuhanga wabikaza. Dusabwa ibintu bibiri byonyine gusa. Noneho mureke tujye twatangira nkwereke akantu kose urebe neza witonze. Mbere na mbere rero kugira ngo tubashe kuba twatangira biriya byombi ibintu byoroshye cyane, kubanza ufungure Play Store yawe, ufungure Play Store, ufungure Google Play Store. Numara kuyifungura uraza usacinge ibimwe ngiye kukwereka. Usacinge rino jambo, usacinga ijambo yitwa Protagon. Protagon turi bwaze kwandika gutyo uri kureba mu screen yawe. Protagon story uri bwaze ko wakandikamo, uhita unayibona gutya hejuru ngiyi hano kuno ikandaho no kubyandikamo, uraza guhita uyibona gutya ni uko imeze, nta yindi bisa. Uraza usange imeze gutya nk'aka ngaka, ni bwaze ko wakandaho. Numara kuyikikaho uraza guhita uyinstalinga muri telefone yawe, hanyuma uze gukanda kuri open. Open. Ukanda open wamaze kuyidownloadinga muri telefone yawe, sibyo? Kuba yafunguka, nimara kuyifunguka igiye gukora icyo bita initialize. Uvuga ati biri kwinstalinga none muri telefone yawe kugira ngo utangiye kuba wakora product neza. Izo product nakora ku bizazikoresha kugira umusaruro cyangwa se izindi nyungu zawe ku ruhande. Ino video wayihereza like please. Like kugira ngo mu by'ukuri baje ko wadushyigikira cyangwa se supporting. Comment nari biwaza kuyishyiramo kandi ufite indi ikindi kintu utekerezo cyangwa se gushimira cyangwa se ubaye wakunze ino video. Nuvuga ati gutya iwe yamaze kuba yamara kuba yaba download cyangwa se install muri telefone yawe. Rero nurangira isa uri tuzukanda hano ngaha handitse ngo create video. Ubaze ko wakanda kuri create video kandi ukanda kuri create video utegereze. Iyo umaze kugera aha ngaha ikintu uhita ukora ni kimwe, uzuga kandi ukabanza ugahitamo scene y'ahantu bivuze ko byakorerwa kwa kundi video igitangiye babashe ko wabona biri gukorerwa muri class cyangwa se mu ishuri. Ushaka kuhitamo scene ushaka. Ukora hehe rero? Uraza ugakanda hano nitse ngo scene. Scene ni ahantu buri kimwe cyose bivuze kukivugira cyangwa se nka background bivuze gukoreraho. Ukahakanda. Twe niba ari school uraba birimo gutya ahantu hose, niba ari mu office, niba ari mu cyumba, niba ari muri salo, ahari hose uraza ukareba ndashaka kubijyanye na school cyangwa se class, wenda ngiye n'icyo cyumba nshaka guhitamo ahangaha. Ahubwo gusa utucungana n'aka kantu rero ko akantu kameze nk'agateba, akangaka ntabwo wagakoresha, ugukoresha kameze nk'akantu k'agafresh utabigeraho. Noneho gutyo ushatse urana slidinga ukaza kubona izindi
ushobora kuba waslidinga gutya aba ariho izindi ngendo uzibona gutya, sibyo? Ugahitamo ako ushaka, ariko ukareba ko ako kantu kagiye kariho akantu k'agafresh kamanuka. Iyo ari agafresh kamanuka ubwo wemere ko wayikoresha ari ku buntu. Yego, uku nguku ngiye kuba nabikwereka. Uyikandaho niyo ngiye kwitamo utamereza iyo sene. Umaze kuba wayikanda uba umaze kuyidownloadinga, urongera ukayikandaho kabiri. Urabona ko banzanye muri classe rero. Niba ari muri classe ngiye guhita mbona iyihe. Sasa nimba maze kuba nagira ahangaha rero, ikiba gikurikiyeho mba ngiye gushyiramo noneho abakaragita. Ni gute nakoresha none abakaragita? Dore hari uburyo ushobora kuba wakora intro ugasa nk'ugaplayinga cyangwa se ugasa nk'ufungura gato ngo ubanze urebe. Tugiye kuba twabanza twashyiramo abakaragita turi bwaze kuba twakoresha. Uraza kuza dukandemo hano gutya, uraza gukanda hano handitse ngo no character, kanda hano gutya handitse ngo no character. No gukanda kuri no character uhitamo gutya witagoreza abakaragiteri ushaka. Uraza uhitemo abakaragiteri ushaka, uraza ukareba nyine abantu bwaze kuba wakoreshamo hano ngaha. Uhitamo uwo ari wese ushaka, ubonye mwiza ushaka ko wakoresha, byose biremewe. Ngiye gukoresha uyu nguyu na Scott ariwe George. Ukanda kuri uyu nguyu ukora akandi ukandaho, ugakandaho uba umaze ukadawnloadinze cyangwa se umudownloadinze, hanyuma ukahita ugakandaho hano gutya. Gusa igihe wakadownloadinze ntuzayisanga nta kantu kariho, nta gatebo kariho, n'akantu kamanuka. Mu gihe rero ko iya kabiri, okay, yuko ngubu umukaragita yamaze kuba yajyamo. Niyo yamaze kuba yajyamo rero ushobora kuba noneho nagira ute, kuba noneho nakandikamo. Okay, noneho ikindi kintu ugomba kuba wamenye noneho, niba umaze kuba wakora bino, ushaka kuba noneho wafata iyo wamaze kongeramo umukinya nawe wakanze kuri no character, kugira ngo ubanze ubirebe neza, sibyo? Uraza umukaragita wa mbere wamaze kuba wamushyiramo, twamaze kuba twashyiramo Scott ari wo uyu nguyu wahise wicara hano. None ushaka guhita wasetinga ahantu agomba kubuza kuba ari kubikora. Rero uhita ugakanda asengaze kuba ari hehe, wenda tuvuge nimba ari ahangaha, uraza guhita ukanda hano. Niba ushaka ko aza kuba wenda mu idirishya cyangwa se ari ku ntebe ya teacher cyangwa se ari kuri live TV, tuvuge wenda ngiye kumushyira hano, uhitamo aho ushaka agahita aba ari hajya, uze kumukoresha icyo ushaka. Ubona ko ariho ngiye musize hano gutya. Hanyuma noneho tugiye guhita dushyiramo mwarimu cyangwa se undi muntu, undi mukaragita. Uraza ukanda handitse ngo no actor, uhakande uhitamo undi muntu. Niba ngiye gukoresha undi muntu, niba ari umwarimu uhita mubona. Ngiye kureba, ngiye gushyiramo uyu nguyu, mushyiramo, ngiye kumukandaho. No kumukandaho ubwo ndahita aza hano. None ndangiza muhitishamo ahantu agomba kwicara. Aza kwicara hano gutya, kanda hano gutya. Iyo bamitishamo ushaka ko aza kujya hehe, ashaka niba aza ari ku muryango, niba aza kuba ari hano gushyira ku muryango, zinjye ku muryango. Aha, ikiba kigiye gukurikiyeho ni ukubavugisha noneho amagambo dushaka dushakiye. Gusa kandi kantu utaruzi, ushobora kuba noneho wakora umukaragita wawe neza, ugashyiramo noneho ari we umwiremeye udahise bara bagukoreye. None ugiye kubashyiramo noneho tuvuge amajwi. Uraza ukanda none kano kantu kameze nka message. Kano kameze nka message uraza ugakandaho, ugakanda ukahita ugakanda ndetse no actor no hose umutuku actor, ukahakanda. Umara kuhakanda ukahita ubanza ugiye kubanza gukoresha nde, ugiye kubanza gukoresha George cyangwa se Scott wawe twanatangije nk'umunyeshuri. Rero yo kubanza ndahitamo akanda. Noneho hari uburyo buri natural, sibyo? Hari uburyo ushobora gushyiramo voice over cyangwa se ugakoresha amagambo yo, cyangwa se ikiganiro ugakoresha amagambo bakayavuga. Ukoresha amagambo akariyo bavuga. Ushobora kuba wakandikamo amagambo ushaka bakayavuga mu gihe wabyanditse. Dushobora kuba noneho twakoresha nature, ijambo noneho turi codinga. Ushobora recordinga ukoresheje hano, tukajya tuvuga noneho ya magambo twashaka kuvuga. Turahakanda, nimara kuhakanda bahita gutangira kurikodinga. Ugakanda hano mo hagati handitse ngo record. Ngiye gukanda mu mite ndi codinga. Sasa ninkanda mu ndahita ndi codinga, bakandamo rimwe. Niba tukwa kari ubwa mbere bikoresheje kandi kuri way using this. Maze kuba ya recordinga uhita ukanda hano hantu, kano kantu kameze nk'akazi kano ngaka. Ukabura kemeje.
iyo ubonye mba nkweretse uba ukanze uba wamaze kurikodinga ukanda ukemeza. Urangije kwemeza rero, iyo umaze kubikora ahandi hantu uhita ukanda hano handitse ngo nature kugira ngo ashyiremo ibimenyetso, amajesite y'uburyo nyine aba ari kugenda avuga akora ibimenyetso bisanzwe kumwe nyine umuntu avuga. Hano ushobora guhitamo niba ari surprised, ukanda kuri surprised nyine ukanda aho ushaka hanyuma yego. Kuri ubu bisoje, noneho igihe umaze kumushyiramo amajwi ugashyizemo na nature, none uhita ku mukaragita wundi ubwo niyo twahisemo, ubundi ugakanda hano nawe ukamuhereza amagambo ari buze guhita asubiza. Ugakanda hano handitse ngo kuri uyu wa mbere wanditseho ngo bamwita Samiri niko yitwa, hanyuma no tugiye kujya turikodinga amajwi tuzi twakoresha kubibona. Ngo nguyu tujye tuza dukoreshe amajwi tuze dukanda kuri record nawe recordingire amajwi ari buze gukoresha kanda hano kuri record. Nurangiza noneho uhita uzongera ukande hano gutya ngaha, ukande kuri aka ngaka, ukande ku ukemeza. Hanyuma nawe numara kubikora uhita uza ugakanda aha ngaha playinga ukumva neza ibyo bavuga nimba bihuye n'ibyo washakaga. Noneho gutya uba wabisoje. Noneho gutya umaze kumva ko wabikoze neza uhita uza ugakanda noneho hano exporting ko iba yarangiye. Dukanda hano gutya akantu ka export. Gusa mbere gatoya yuko exporting urabona ko hano aba ari ikiwatamaka cyanditseho, ubwo nakora kugira kuraho rwose n'iki kibazo. Hanyuma ukande kuri kariya kantu, kano kantu kanditseho export, uyidownloadinga nko kuyi-exportinga cyangwa se kuyisavinga, handitse ngo save video, save video ugereze uhita ukanda handitse ngo without tamaka na subtitles hano ha kabiri hano hanyuma, kandi numara kuhakanda urategereza gatoya iyi exporting irangize kwidownload. Irangije kwidownloadinga rero ko igeze gushakisha nagiye gukora icyo bita finalizing cyangwa se finalizing urabona ko imaze kuba yarangira, kibaye by saved muri telefone yawe. Hanyuma ugahita ukanda handitse done, ari hanyuma byanarangiye n'ubundi done byakunze. Noneho sore gato kurikiyeho ni iki ngiki, kurikiyeho ni uko uri buze ukanda noneho kuri Play Store kugira ngo ubashe ko wakuramo kariya kawatamaka, ko wakaza ugasacinga. Tugiye gukoresha application yitwa UCAT, niyo tugiye kuba twakoresha UCAT, nawe uze kwizangira no kwifite UCAT ni kuri bwaze kwandika bityo umuntu kubisacinga uraza kuhita ubona akantu kameze gutya nk'umukasi tugiye twakoresha. Ugakandaho numara ugakanda ukande kuri installing muri telefone, irimo yisoje noze kuza gukanda kuri no open uyifungure kabasha kuba kafunguka. Iyo umaze gufunguka uhita ugakanda hano handitse ngo kano kantu ka plus ko guteranya, uhita ukandamo, ugakandamo bahita kwereka urutonde rw'ibintu byose ufite muri telefone yawe. Uhita ukanda kuri allow hari ahambere, hanyuma uhita uhitamo ya video yawe uzikandaho, dore ngiyi araba iya mbere. Uhitamo nurangiza ukanda kuri kariya kantu ka flash, ariko namaze kubona ayigezamo. Iki ngiye gukora twe dushaka gukuramo kano kawatamaka amazana aho twayikora. Ukanda gutya ndagiramo cyane, baza gutya uhita ukandeho gutya muri video mo hano, noneho uhita ukanda. Numara gukandamo uhita uzuminga gake cyangwa se uzamureho gatoya, use nk'uzamura gatoya gutya, ariko uretse umutsima mwayishaka uzamura gutya gatoya. Ubutumwa bwa kabiri bwoho uze kwita uzureba hano gutya muri hasi uze uscrolling gutya cyane, uze kureba handitse ko tugiye kujya twikwetinga zoominga niba ushaka kugira ngo uzikanditse ukanda kuri
crop gutya twita ubona gutya tuno tuntu tw'imfuruka dusa ubururu dusa ubururu no gutya uhita kandi gutya uzamuye gutya mo hejuru uraza usliding uza no gutya gutya kano kantu karimo hagati hanyuma kakantu ugahisha ibituzu kandi hano gutya ugasenza kandeho ugukanda biriya byabaye nubwo witeguza wabitse gusiga video hano na save uhite exportinga kandi kuri allow kandi kuri save hano nanone kandi save ugikanda save utangiye kuri exportinga cyangwa se kwisavinga muri telefone nyuma bikaba birakunze. Noneho igice gikurikiyeho ni kuri ya video nabwiye ndibuze kuba nabakoraho cyangwa se bijyanye na telefone video suggested. Video yo kuba wafata telefone yawe iyo ari yose cyangwa se Airtel Imagine cyangwa se ikosora ukabasha kuba wayihindura nka iPhone, Samsung ndetse n'izindi telefone waba ushaka kandi bikaba bimeze kimwe harimo na features zimwe na zimwe ukoresha. Indi video nshobora kuba nabakorera video yo gukoresha internet y'ubuntu cyangwa se banabakorera uburyo hari uburyo amasimukadi y'iboroka cyangwa se by'ukuri aho bikiza bijya muri comment video y'ubutana gukorera. Hanyuma ni gute zino video bazibyaza umusaruro cyane cyane nk'aba content creator cyangwa se umugore wese. Muri no minsi twategura video y'uburyo mwabyaza social media zanyu umusaruro ariko nabakoreye video y'uburyo filime bazibyaza umusaruro ariko ndi kubiteguraho azi neza nka video y'umwihariko. Gusa ndagushimiye cyane ubwo zino video wakoze ngira nkwereke nk'urugero. Urabona yuko bakora video zo kwijorije gusa iminota mike cyane ubukoze aka video ukaploadinga ubasha kuba wabyaza umusaruro uyu nguyu ntabwo winjiza amafaranga menshi kuri YouTube zibura buri kintu. Rero utegure video witeguye video yo kugukorera yo kubyaza social media amafaranga harimo n'izajorije ndetse na website kuri film ikizo cya munsi muri comment yawe y'ubutaha umenye neza ko wakoze subscribe ukazi like cyane iyo bagenzi bawe tuguca nawe nubwo ari nshyashya n'ifite mbere barayigiye yabaye haka ni byiza wari buri